Imana iza yica kandi igakiza, uri Imana izishira ikuzimu kure ukongera ugakurayo, uri Imana izikura umutindi ku cafu kure ibwina mukamwicazanya n'ibikomangoma. Theogene araririmba ngo nta kure cyane habaho utazukura umuntu, kandi nta kure cyane habaho ngo utogeze umuntu. Data wa twese uzagiye mu buturo bw'ijuru, izina ryawe ryonyine aba ari ryo ryubahwa Mana. Izina ryawe Kristo ryubahwe, izina ryawe ryubahwe. Rya zina umuririmbyi yavuze ngo amazina yose yo mu isi ngo azibagirana, ariko ngo izina rya Yesu Kristo ngo rizahora rimurika nk'izuba. Izina ryawe ryubahwe n'amahanga yose, izina ryawe ryubahwe n'indimi n'imiryango, izina ryawe ryubahwe n'abo waremye bose, izina ryawe ryubahwe n'ibiguruka n'ibikururuka. Maze ubwami bwawe Mana, ubwami bwawe, ubwami bwawe, ubwami bwawe Kristo, ubwami bwawe bugaze mu mitima y'abawe, ubwami bwawe bugaze mu mitima y'abo waremye. Ijambo ryawe ritubwira ngo dushake ubwami bw'Imana ngo no kubukiranukira gusa, ngo ibindi bintu byose ngo ni inyongera yacu, ni garanti yacu, ni ibyacu, turabizemerewe. Ubwami bwawe, ubwami bwawe cyaduha ubwami bwawe bukaba mu mitima yacu, cyaduha ubwami bwawe bukaba mu mitima y'amahanga yose, icyaduha ubwami bwawe bukaba mu mitima y'ingabo z'isi, ubwami bwawe bukaba mu biyita ko bakomeye mu isi, ubwami bwawe bukaba mu biyita ko ari abanyabwenge, ubwami bwawe bukaba mu bategetsi isi, ubwami bwawe bukaba mu ngabo z'igihugu, ubwami bwawe bukaba mu bagabo n'abagore, ubwami bwawe bukaganza mu bakobwa n'abahungu, ubwami bwawe bukaganza muri buri kiremwa muntu wese. Ubwami bw'Imana, ubwami bwawe butagira amahane, ubwami bwawe ngo ni ubwami bw'amahoro. Umuririmbyi aravuga ngo ingoma yawe izahoraho, ingoma yawe izahoraho, ubwami bwawe buzahoraho, natwe ngo tuzibera muri ayo mahema ibihe bidashira. Icyo ushaka aba aricyo kiba mu mitima y'abawe, ubushake bwawe aribwo bugaragara muri iyi si, ubushake bwawe bugaragare mu bagabo n'abagore, ubushake bwawe bugaragare mu ngabo z'igihugu, ubushake bwawe bugaragare mu beza n'ababi, kuko ijambo ryawe ritubwira ngo uzuvubire imvura ababi n'abeza. Ubushake bwawe aba aribwo bugaragara mu misozi miremire, ubwami bwawe bugaragare hirya no hino, ntihabe ibitekerezo by'umuntu, ntihazure imigambi y'abantu, ntihaba ubushake bw'abantu, ariko ubushake bw'Imana. Icyo ushaka aba aricyo kiba, icyo ushaka aba aricyo kiba, icyo ushaka aba aricyo kiba. Ubushake bw'Imana, ubushake bw'iyaremye isi, ubushake bw'iyaremye ijuru, ubushake bwikomeye, ubushake bwituye hejuru cyane aharengeye. Haleluya Yesu Kristo, haleluya, haleluya. Icyo ushaka aba aricyo kiba. Wanditse aravuga ngo ntaba ari twe papa, ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ntaba ari twebwe, ntaba ari twebwe, ntihaba abantu, ntihumvikane ijwi ry'abantu, ntihumvikane amagambo y'abantu, ntihumvikane imigambi y'abantu, ntihagaragare imbaraga z'abantu, ntihumvikane ubushake bw'abantu, ariko ubushake bw'Imana, ubushake bwa Kristo Yesu, umuvugizi wacu mukuru, ngo uhora tuvugira akatunihira iminihi itavugwa. Haleluya, haleluya. Uve kuniha ku mwana wawe Yesu Kristo. Ndagushimiye muri iki gitondo, haleluya. Ndagushimiye muri iki gitondo, ndagushimiye muri uru rukerera kongera kuduteza kwishimira imbere yawe. Umwanditsi aravuga ngo nizo mbaraga z'abera, nizo mbaraga z'abakristo, ngo nizo mbaraga zacu, naho tuza dukura inkomezi zacu ngo ni ukukwishimira no kukunezererwa. Haleluya. Wa munyembaraga we, uri amahoro yacu,
uri ibyishimo byacu, uri agakiza kacu, nta handi hose tworonkera amahoro. Muri byo aravuga ngo muri iyi si yose ngo ntaho twobona haba amahoro, aravuga ngo ni muri wewe gusa ngo tuza turonkera amahoro. Tugize igihe tubisaba, tuzakomeza ntituzoceceka kugusaba amahoro yawe atameze k'ay'abantu. Abantu bayaharanira kenshi ariko ntibayagezeho. Amaraso yaramenetse ku bwinshi. Haleluya. Abantu barapfuye ku bwinshi ariko amahoro nyayo tuyateze kuri wowe Kristo. Ayo niyo duhaye tugusaba. Inzira zo kuduha amahoro niwe uzifite, kuko umwanditsi yavuze ngo ugira inzira ibihumbi zo kudutabara. Uri Imana izitebuka igatabara ngo tukanyugwa. Uri Imana izikizira aho idacibwa ikahacibwa bikagaragara. Waciye, haleluya, haleluya, waciye inzira mu mazi. Muri byo yaravuze ngo arakubaha. Haruguru ngo haravura, hepfo haravura, umusenyi guhinduka umukungugu. Ubwoko bw'Imana ngo burambuka uca inzira aho abantu batekerezaga ko hatocibwa. N'uyu munsi ufite inzira yo guca ukaduha amahoro muri Kongo. Amahanga agatangara, abatekereza ko ntaho byoba bigiciye bakabyibazaho. Abumva kuko inzira zitoba zikibonetse bagatangazwa n'inzira z'Imana. Abatekereza ko gutabarwa ntaho kuba bakamenya kuko gutabarwa kwacu kuza kuva ku Mana. Abumva kuko bitoba bigikunze bakabona gutabara kw'Imana utazuraganya umuntu. Aho umeneye hose hacika inzira, aho ushaka guca hose urahirira, kuko isi ni iyawe, ijuru ikaba iyawe, ikirere ni icyawe, mu mazi ni ahawe. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo uri Imana irengeye byose, uri Imana igenga byose, uri Imana izitebuka igatabara tukanyugwa, uri Imana izitabarishije ishaka. Ijambo ryawe ritubwira ngo watabarishije Debora, ngo umutabarisha ibirere bigatonyanga amazi, ngo isi ikajuguma, inzuzi ngo zikuzura nta mvura yaguye, inyenyeri ngo zigacacanamwo ziruka. Haleluya. Yesu Kristo ubwo butabazi buragaragara, imbaraga z'isumba byose ziragaragara, uratsinda. N'uyu munsi wotabarisha ibiti, wotabarisha amabuye, wotabarisha ibyatsi, wotabarisha amazi, wotabarisha izuba, wotabarisha imvura. Ibintu byose n'ibyaremwe nawe, kandi uzi ubigenga mu gihe cyawe, kandi ukabikora uko ubishaka. Nta na kimwe kitaza kikumvira, nta na kimwe kitokora uko ushaka ko gikora. Haleluya. Yesu, 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 Yesu Kristo. Nta na kimwe kitokumvira, nta na kimwe kitokumvira. Uzi utabarisha ingabo nyinshi, ugatabarisha ingabo nkeya, kuko uri Imana igenga byose kandi ifite byose mu kuboko kwawe. Ijambo ryawe rizahitubwira ngo ni wowe gusa, ni wowe gusa uzuvuga ngo bikaba. Abantu baravuze ntibyabaye, abantu barategetse ntibyakunze, abantu bararize cyane ntacyo byamaze, ariko ngo ni wowe ufite ijambo gusa rimwe, ngo uze uvuga bigakunda, kandi ngo watange itegeko rigakomera, abantu bose ngo bakaryumva, abantu bose bakaryubaha. Nta woryiga, nta n'uwobaza uwavuze, nta wovuga ngo tubyigeho. Uwovuga rimwe abantu bose ngo bagaca bugufi, bakavuga ko havuze isumba zose, bakamenya ko havuze uwaremye isi, akarema n'ijuru, akarema n'ibituye isi, akarema n'ibituye ijuru, akagenga ibiri mu isi n'ibiri mu ijuru, bakamenya ko isumba zose ari we uvuze. Iryo jambo niryo dutegereje, turindiriye kuvuga kwawe, turindiriye itegeko ryawe, turindiriye umugambi wawe, turindiriye ibyo utekereza kutugirira. Nuko ijambo ryawe riza bitubwira ngo ni byiza si bibi, ngo kugira ngo turemye imitima ibyo ushaka kutugirira. Turabirindiriye Mana. Haleluya. Yesu Kristo
haleluya ugira icyo uvuze ugira icyo ukoze mu kiriya gihugu cya Kongo n'ibindi bihugu byose ni wowe nyirabyo kandi ni wowe ubigenga abategetsi bose bategetse isi uko ingabano zigiye zingana abo bose bashyizweho nawe kuko ijambo ryawe riza ritwemeza neza kuko ari wowe Mana iza yimura ubwami kandi ngo ukongera ukimika ubundi ni wowe uza wimura ubwami ukongera ukimika ubundi uza ubwimura mu bushake bwawe ukimika ubundi mu bushake bwawe icyo ushaka kukiba nicyo kiza kiba icyo wateguye nicyo kiza gisohora umugambi wawe niwe uza ugerwaho haleluya Yesu Kristo haleluya Yesu Kristo turagushima kuko uri Imana ibana n'ubwoko bwayo turagushima kuko roza uturema imitima iyo tutaje kurebera kugira neza kwawe Mana muri iyi si tuba twaramizwe bumuri tuba twariyahuye tuba twarapfuye twarashize abantu baba barindize bakamara ariko uri Imana izikomeza imitima abantu bagakomera mu gihe tubona atari cyo gukomera tugaseka mu gihe abantu badatekereza ko duseka tugaseka mu gihe tudatekereza ko twoseka tukabaho tugasenga tukishimira Yesu Kristo mu gihe abantu badatekereza ko kwishima ariko kuko uri Imana yacu izi tunezeza mu gice cyose tugezemo kandi ugakomeza kuremya imitima n'ibyiringiro bishitse no kudutumbiza neza ku isi atari iwacu nubwo tuyibabariyemo muri byo aravuga ngo tugire uko ushaka umwanya tukirimo ariko turabizi ko atari iwacu muri byo aravuga ngo iwacu ni mu ijuru ahubwo niho dutegereje umukiza wacu kuzava ngo uzabuje guhindura imibiri yacu yo gucishwa bugufi ukayishushanya n'ubwiza bwawe ndaguhimbaje kuzamuriye amashimwe kuko rero dufitiye umugambi mwiza muri Kongo ndagushimiye kuko rero dufitiye umugambi mwiza muri iki gihugu ndagushimiye kuko rero ufite umugambi mwiza ku bihugu byose ndagushimiye kuko ubutegetsi bwose bufite wowe mu kuboko kwawe kandi ubwimika mu gihe ushakiye kandi ukabutegura nk'Imana kandi bikaza tugaseka tukanezerwa izina ryawe rigashyirwa hejuru uduha amahoro inzira zo kuyatanga ni izawe icyo ushaka ni wowe icyifuzo cyacu ni kimwe gusa ni amahoro icyifuzo cyacu ni kimwe ni amahoro inzira zo kuyatanga zifite wewe twebwe ntituzizi haleluya Yesu Kristo icyo utabarisha gutanga amahoro mu isi ni wowe ugifite mu kuboko kwawe twebwe ntabyo tuzi ariko ndabizi kuko ukoresha n'amabuye ugakoresha n'ibiti ukoresha ingabo keya ukoresha n'inyinshi ariko icyo ushaka gukoresha kikaduhesha amahoro ni ibanga ryawe twe twifujije amahoro turayasabye data ngo turemye imitima kugira ngo tuzagere ku mahoro tuzabona icyiza cyawe wageneye kiriya gihugu iki gitondo kiba igitondo kidasanzwe kuri Kongo kiba igitondo kidasanzwe ku bindi bihugu byose uko bigiye bicanye imbibi ugira icyo uremye izina ryawe rishyirwe hejuru ndabizi kuko mu gihe icyo ari cyo cyose dukomeza kugushima kuko ni wowe Mana gusa mu byiza no mu bibi ni wowe Mana mu mahoro no mu mahane ni wowe Mana mu mwijima no ku muco ni wowe Mana igihe cyose uri Imana yuzuye uri Imana igenga byose Kristo iki gitondo kiba igitondo kidasanzwe Mana mu izina rya Yesu Kristo nanone dusengeye itorero ryawe uko bimeze kose iryo Kristo yapfiriye iryo Kristo yababarijwe iryo Kristo yakubitiwe iryo Kristo yabambiwe haleluya haleluya Yesu Baba we mwanditsi aravuga ngo kubera ibyishimo by'itorero Kristo yarangije ngo nicyo cyatumye abona ko kubana nawe ngo bitamubereye abona ko kugumana nawe atari iby'agaciro kuri we Baba we abona ko bitamubereye ijambo ryawe riza ritubwira ngo aremera haramagara yiwe mu gihe ngo inama yo gushaka uwacungura umuntu ngo hari yabuze n'umwe ariko ngo Kristo Baba we Kristo ngo yemera gutanga amagara yiwe ngo arayaheba kubera itorero
kubera twebwe yarangizaga ngo abari barazimiye abatari bafite isezerano. Umwanditsi aravuga ngo aratuzana dutera nk'ingurukizi. Baba we baba we baba we baba we, twari bande bo kugirirwa iyi neza, twari bande bo guhabwa aka gaciro, twari bande bo guhabwa agakiza. Mana uhembura itorero ryawe nubwo turi mu bihe bibi. Pawulo yavuze ngo bizaba birusha mu gihe abantu bahe bakinisha agakiza twahawe ku buntu. Umwanditsi aravuga ngo se none tuzarokoka dute ngo nidukomeza kwirengagiza ako gakiza kabanje kuvugwa na Yesu ukagahamirizwa na Mana. Cyaduha abantu bagatahura imbaraga z'agakiza twahawe na Kristo. Cyaduha imitima igatahura urupfu Yesu yapfuye. Cyaduha abantu bakamenya neza icyo Kristo yakoze. Cyaduha abantu bagatahura ku gakiza. Mana hembura itorero ryawe hagati yo muri iyi myaka, wibuke kubabarira, ubabarira imitima yibagiwe Imana, ubabarira imitima iva mu gakiza nta mpamvu, ugarura imitima yarangajwe n'isi, imitima yibagiwe Imana, imitima iva mu gakiza nta mpamvu. Umuririmbyi aravuga ngo nubona ko tubyibagiwe Mana ngo uzatwibutse. Sengera abantu bose bakiriye agakiza bakakumenya ariko bakaba banamuzwa n'ubusa, imbuto z'isi, irari ry'isi, ubusinzi n'ubusambanyi, ifaranga mu isi zikaba zononye imitima. Abantu bakaba bibagirwa agakiza, abantu bakirengagiza ijambo ry'Imana, abantu bakaba bava mu gakiza nta mpamvu. Mana we wibutse imitima aho abantu bavuye bakagwa. Umuririmbyi aravuga ngo uracari ku ntebe y'imbabazi ngo dutegeye amaboko ngo dukize kurimbuka. Wongere kandi wibutse imitima ko hariho umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro. Umwanditsi aravuga ngo abibone bose n'inkozi z'ibibi ngo bazasha bahinduka ibishingwe. Wibutse abantu nubwo turi mu isi y'abantu bineze, nubwo abantu basa n'abamaze kugera iyo baja, nubwo abantu bambaye imyambaro y'urugamba, nubwo abantu babana mu kanambavu, ubibutse ko hariho umunsi ukomeye imbere. Bamenye neza ko umunsi umwe tuzataha. Iyo mitima yose turayisengeye ngo itugarurire Kristo. Imitima y'abagabo n'abagore, imitima y'abasore b'abakobwa n'ab'abahungu ihayishushanyiriza mu matorero, ariko imitima ihakana imbaraga zo kwera kw'Imana. Iyo yose cyaduha bakongera bagatahura izo mbaraga. Dusengeye abantu bakiri mu mwijima batarakwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Ijambo ryawe riza ritubwira ngo ubutumwa ntibwahera ko buhetura isi, ngo nibwo Yesu Kristo uzahera ko nawe ukaza. Abo bose turabasengeye Mana, dore ibihe byabaye bibi, abajanaga ubutumwa kure inzira zarafunzwe, ariko turasaba kuko waca inzira, uca inzira y'agakiza muri iyi si, uca inzira y'agakiza mu mitima y'abantu, bongere bakwakire ku mwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Hembura imitima yibagiwe Imana, abantu bongere batahura Imana, banyotera Imana, abantu bongere bave ku mariba batamara inyota, bashoka amariba y'Imana, amariba amara inyota. Mwuka wera w'Imana yongera abona icumbi mu mitima y'abantu, wa wundi uza wemeza abantu ibyaha kandi akabahatira kwihana. Ubu niwo dukeneye. Nubwo Satani yasutse imyuka mu isi, imyuka iyobya, imyuka yinezeza, imyuka yigenga, imyuka igenda uko ishaka, imyuka ikorera kurebwa no kumenyekana mu isi, iyo yose mu izina rya Yesu Kristo tuyamaganiye kure. Ngo umwuka wera w'Imana ujye wabwiye abigishwa ngo simbasiga nk'imfubyi, ngo ahubwo nzabasigira umwuka wera w'Imana. Uwo ngo niwe uzabana nawe kandi ngo akazabigisha. Uwo niwo dukeneye, mwuka wigisha abantu kuvuga, akigisha abantu kwitwara muri iyi si, akamenyesha abantu isi ko atari iyacu. Haleluya Yesu Kristo.